Ibishanga ni umutungo kamere, biduha ibidutunga, bihingwa ibihe byose by'umwaka. Bifasha guhangana n'ibiza kuko byakira amazi menshi ubundi yagateje imyuzure. Ni icumbi ry'ibinyabuzima tutasanga ahandi. Uwavuga akamaro k'ibishanga byafata umwanya. Gusa bikomeje kototerwa, birangizwa, bishyirwamo ibikorwa bitemewe, ndetse benshi bafata ibishanga nk'ahantu ho kujugunya imyanda. Ibi rero ntibikwiye, bigomba guhagarara. Ni henshi ubona abantu babishotsemo, barabihinga, babikoramo amafermu y'inka, babyubakamo. Abo bose babikoze banyuranyije n'amategeko y'ukuntu dukwiriye kuba dufata ibyo bishanga. Amategeko arahari, hari urutonde rw'ibintu dukwiriye kuba dukora n'ibyo tudakwiriye kuba dukora. Mu minsi mike iri imbere biraza kugomba gukosorwa. Ubwo ndaburira abazi ko bari aho hantu hari hose, waba ufitemo ishuri, waba ufitemo inzu wubatsemo ubamo, waba ufitemo ferme y'inka, waba ufite biraza gushakirwa ubundi buryo ibyo bijye aho bikwiriye kuba bijya, bive aho bidakwiriye kuba biri. Kubungabunga ibishanga ni inyungu zacu kubera akamaro kenshi bifite. Mu by'ukuri ibishanga bifite akamaro kanini. Icya mbere niho amazi yacu buriya nibyo biyabika. None n'ejo bundi aho akenewe kujya mu migezi n'ibiyaga, amazi akaba aribwo arekurwa n'ibishanga. Ikindi bishanga buriya muri kamere yabyo uko Imana yabiremye, bigira ibimera bifasha no kuyungurura ya myanda imwe n'imwe imanuka mu bishanga. Kandi tuzi neza ko amazi yacu ko amanutse aho avuye hariho hose, amenshi azayanduye, ibishanga bikayakira. Ikindi nuko ibishanga biturinda imyuzure ya hato na hato. Nkuko twari tubivuze, ubona ko imisozi yacu uko iteye, aho abantu bubatse, imihanda yacu, byose uko imvura iguye amazi aramanuka agashaka inzira. Ibishanga rero bidufasha kwakira ya mazi, bikaturinda imyuzure ari izana ingaruka z'ibiza, bimwe twita ibiza. Ariko hari ibiza usanga twizaniye cyane cyane iyo dukoresheje ibishanga nabi no gutura nabi. Ibishanga bifite akamaro kenshi. Ibishanga bibika ya myuka mibi yangiriza ikirere, tuvuga za greenhouse gas mu rurimi rw'amahanga. Ibishanga bikaba n'ubuturo bw'ibinyabuzima bitandukanye utabona ahandi. Ibikorwa byinshi byashyizwe mu bishanga ku buryo butemewe, harimo amazu, inganda, amagaraje, ibyuma bisya amafu n'ibindi. Kuvana ibi bikorwa mu bishanga ni igikorwa cyatangiye kuva mu mwaka wa 2017 kandi gikomeje. Ikintu twabanje gukora ni kubarura ibikorwa byose muri mu bishanga. Icyo twabonye kinini uko harimo benshi batuyemo, harimo n'ibindi bikorwa birimo ariko bitemewe n'amategeko, harimo abafite icyangombwa imusozi bakiha n'igishanga. Twabanje kumenya situation cyangwa se uko bihagaze ubu, tugira ishusho neza, noneho turebe ukuntu ibintu byagenda bivamo buhoro buhoro. Leta yacu rero yatangiye gushyira mu bikorwa bimwe na bimwe kubyimura. Ngira ngo murabizi hariya hari inganda Gikondo Industrial Park, ibikorwa byatangiye kuvamo, ariko n'ahandi turimo turareba ukuntu bizagenda bivamo. Of course bidafite ibyangombwa ibyo bikavamo, ngira ngo niyo gahunda tumazemo iminsi. Ariko noneho n'abafite ibyangombwa hakaba gahunda yo kugenda tubimura. Ayo mazu ari mu bishanga tuyashyira hamwe, hari amazu ari mu manegeka. Murabona dufite amazu menshi hafi 13 biri mu manegeka. Iyo urebyemo Kigali ukareba Jari, ukareba na Rebero, na amazu menshi ari mu manegeka. N'amazu rero ari mu bishanga nayo tuyashyira hamwe, nayo mazu yo mu manegeka kuko nta abantu batujwe nabi ahantu habi. Turabashyira yo muri iyo gahunda yo kubimura. Ariko twabanje ikiciro cya mbere cyo guhita twimura abakodesha. Ni ukuvuga ngo
nta mpamvu yuko ujya gukodesha inzu ahantu uzi yuko ubuzima bwawe bushobora igihe icyo ari cyo cyose kubutakaza. Benshi mu bashyize ibikorwa mu bishanga usanga bagenda bigura intege mu kubikuramo, ariko nabo bazi ko ari ngombwa, dore ko n'ingaruka zo kwangiza ibishanga zibageraho. Igihe imvura iguye umwuzure ukugeraho mu buryo bworoshye. Ibyo rero umwuzure iyo uje ntabwo urobanura icyo uri bwangize, ahubwo icyo usanze uracyangiza, kuko kuwurinda kugira ngo utakugeraho uri hafi yawo ntabwo byoroshye. Niyo mbogamizi ya mbere twari dufite, yuko wagiye utwangiriza inyubako, ibikorwa byacu bwite, muri rusange niyo mbogamizi igaragara. Batsindagiye itaka hano, amazi yabaga hano hari mu gishanga yose ahita agenda, ahita agana iwanjye, kuko urabona hano hagiye hejuru, ngewe njya hasi yewe. Ya mazi yose ahise aza gutya, yari yatsindagiye ibintu bikomeye, za ratarite n'ibiki urayabona, amazi yose ahita aza kuriya agaruka iwacu mu rugo. Sinshyigikiye kukibamo, mbonye aho mba atari igishanga, n'ubu ngubu ejo bundi tuzange zaraguye kubera amazi. Mu Rwanda ibishanga byihariye hejuru gato ya 1/10 cy'ubuso bwose bw'u Rwanda. Byose hamwe ni 935 nk'uko iteka rya Minisitiri w'Intebe ryo muri 2017 ribigaragaza. Itegeko ry'ibidukikije ry'umwaka wa 2018 risobanura neza ibibujijwe: kumena imyanda mu bishanga, guhumanya no kwangiza ubwiza bw'amazi, kuhubaka n'ibindi. Kubibungabunga ni inshingano dusangiye. Kugira ngo tubwire abatwumva n'abadukurikiye, ndavuga abanyarwanda muri rusange, ko ibishanga mu by'ukuri iyo leta ivuze ngo tubibungabunge, si ku nyungu ya leta, si ku nyungu y'umuyobozi cyangwa ikigo runaka, ni ku nyungu y'abanyarwanda bari ubu n'abazaza gutaha, cyangwa the generation to come.